Nongeye kuguha ikaze wo gukurikira Farmers TV tumubwira yuko iki ni ikiganiro zahabu ya twese by'umwihariko ni ikiganiro mumaze kugenda mumenyera muri benshi aho tugenda dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwuga w'ubworozi, umwuga w'ubuhinzi murabizi ko ari cyo kintu kigiye kiyoboye isi muri rusange, kandi nshimira mwe mwese mukomeza kugenda mutwereka ko mudukurikiye gatanu ku kandi, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, mwese turabakunda cyane, n'abari mu majyepfo ntimugire ngo ndabibagiwe, n'abari mu ntara ya gatanu ariyo diaspora y'u Rwanda, aho muva mukagera. Hari abari mu Budage badukurikira, hari abari muri Zambia munadukurikira muri benshi, hari abari muri Amerika, Canada. Mwe mwese rero munakora ibijyanye na business y'ubuhinzi n'ubworozi hano mu Rwanda ariko muri mu bihugu by'amahanga, ndabashimira cyane ko mukomeza kugenda mutugana muri benshi, ndetse ari nako mugenda muduha ubutumwa bwanyu, mwaba munyura kuri comment cyangwa se munyura ku bijyanye n'amatelefone mutwandikira kuri WhatsApp 0788369320, ubutumwa mwandikaho turabubona. Rero episode yacu ya gatatu y'ibijyanye n'uburyo bwo kugaburira ingurube yaje. Murabizi neza ko tumaze kubaha episode zigera muri ebyiri, uyu munsi tugiye gukora episode ya gatatu. Ubushize twaganiriye ku bijyanye n'ibiryo n'uburyo ushobora kwivangira ibiryo byawe, ndetse ngaruka nashoreja ku bijyanye n'uburyo bwo kugabura ibiryo bishingiye ku bisigazwa byo mu nganda z'inzoga, ndetse ubwo aho ngaho ari ibivuzo, imbetezi n'ibindi. Uyu munsi rero noneho tugiye kuza tureba ku bishingiye ku binyabijumba. Ibinyabijumba rero hangaha tubonamo ibijumba, ibirayi, imyumbati, nabyo biri mu binyabijumba bigaburirwa ingurube, ariko si byiza kubigabura ari bibisi. Ibi rero nawe urabyumva yuko kubigabura ari bibisi atari byiza. Rero hari uburyo bibanza gutegurwa kugira ngo byorohere ingurube kubigogora kandi ntibigire ingaruka. Ikindi tujye kurebaho nonaha nuko ibijumba n'ibirayi bitangwa byabanje kozwa no gutekwa. Ibijumba biratekwa ntibishye neza bikaba imijungwe. Murabizi kera tukiri abana, wenda abo mu rungano rwanjye, hari uburyo wajyaga gushaka ibiryo ukabanza ukareba ikijumba kitahiye neza, cya kindi cyahiye inyuma ariko akantu k'imbere katarashye, icyo bita intimatima itarashye. Hari ibijumba rero by'amafufu, ewana cya kijumba waryaga wareba nawe kikaguta ku bagajwiga. Mwumva ibihe bya kera, ariko nyine murabizi neza ko kera habagaho uburyo bwinshi, ariko kuri ubu ngubu nta nubwo mbona ko ibijumba bigihingwa cyane mu Rwanda, ariko ubwo nyine nari nkwibukije uburyo bigenda muri rusange. Rero imyumbati bisaba kubanza kuyitonora ikinikwa byibura iminsi 3, nyuma y'icyo gihe iranikwa ikuma neza, ubundi hakajya hafatwa igiye kugaburirwa ingurube igatekwa. Ni byiza rero kuyitekana n'ibijumba biba bihari, bikaba ari byo bibanza hasi kugira ngo ya myumbati idashirira itarashya. Iyo rero ugaburiye imyumbati ingurube utabanje gukurikiza ibivuzwe haruguru, bigwa nabi ingurube zikaba zarwara bikomeye ibijyanye n'indwara zabyo nyine z'ingurube. Ahangaha nagira ngo nkumvishe neza uburyo ki nawe ushobora kuza noneho kongera kwikorera ibiryo byawe by'ingurube ku bijyanye n'ibinyabijumba. Tubonyemo ibirayi, ibijumba, imyumbati, ariko tuniga uburyo ki umuntu ashobora kubikora muri rusange. Rero noneho hari ibishingiye ku moko atandukanye y'ubwatsi. Ubwatsi bugaburirwa ingurube bugomba kuba buryoshye, bworoshye, bukiri buto, kandi bugomba kuba bufite intungamubiri za ngombwa ingurube ikenera. Rero bugomba kuba bukasemo uduce duto duto, kuko amenyo y'ingurube aba atarakomera kugeza ku mezi 3. Muri rusange rero igifu cy'ingurube kiroroshye, ntabwo gikomeye nk'icy'amatungo yuza. Amatungo yuza ni kuvuga ni inka, kubera yuko inka ifata ibyatsi ikabicacanga ikabishyira mu nda, nyuma yabwo bikongera bikagaruka ikajya bikacanga, none ikongera niko rero niko kuza. Nicyo cyagiye uzabona inka iryamye cyangwa se ibyagiye, dore ko ariko bivugwa mu Kinyarwanda cya nyacyo, none ukajya kubona ukabona irimo guhekenya. Kera tukiri abana twajyaga tubona inka zuza, ugasanga iricaye irimo gukacanga, ariko ukibaza se bino bibundi biba byabayeho gute? Ariko rero ni ngombwa yuko noneho umuntu uko agenda akura agenda amenya ibigenda biba umunsi ku munsi. Rero arufarufa cyangwa andi moko y'ubwatsi akoreshwa neza mu gihe yumye,
akoreshwa neza mu gihe yumye, haba harimo uburozi butuma imikoreshereze y'ibiryo mu nda itagenda neza. Umworozi rero akata ubwatsi akabwumisha kuri shitingi, bwamara kuma mu gihe cy'iminsi iri hagati y'itatu n'ine akavanamo ifu akoresheje intoki gusa. Ahangaha ni ukuvuga ni ukuvungura, agenda abigira gute, abivungura. Iyo fu rero ishobora kuyikoresha yonyine yunganira ibindi biryo cyangwa ukayivangisha ibindi biryo yateganyijwe gukora cyangwa se yateganyije gukora. Ni ukuvuga ntago ari byiza kugabura ibyatsi bibisi ku ngurube. Niyo mpamvu bakubwira ngo ushobora kubyanika mu gihe cy'iminsi 3 cyangwa 4, nyuma yabwo bumaze kuma wowe ukajya ugenda ubuvungura n'intoki. Amoko y'ubwatsi rero harimo alfalfa, hakabamo coriandre, hakabamo la sienna na clitoria. Akoreshwa rero mu mirire y'ingurube mu gihe umworozi abonye ko ibyubaka umubiri biri mu bihenze cyane ku isoko. Ayo moko rero y'ubwatsi ashobora gusimbura ibindi biryo bikoreshwa mu kubaka umubiri kuko bifite intungamubiri za proteine ziri hagati ya 12 ndetse na 24%. Reka noneho tugaruke, tubonye kuri bya bindi by'ibinyabijumba muri episode yacu, tubona kubishingiye ku moko y'ubwatsi. Noneho reka turebe kubishingiye ku bisigazwa byo mu gikoni. Ibi ni bya biryo abenshi ubundi twari tuzi ko ingurube ari bwo buryo zikunda kurya. Ibisigazwa byo mu gikoni, ibishishwa by'ibirayi, ibijumba, ibitoki n'ibisigazwa byo muri restaurant, ingurube zirabikunda, ariko bigomba kuba gutunganywa havanwamo ibyagira ingaruka ku ngurube, ari amacupa, amashashi cyangwa kileda n'ibindi. Ni byiza rero kongera kubiteka mbere yo kubigabura. Icyo mpamya nuko bigoye kugira ngo umuntu azajye kubyitwararika mu gihe uzi koko byari byatetswe. Ariko icyitonderwa cyari niki: igihe gikenewe cyangwa se igihe kigenewe kubika ibisigazwa byo mu nganda cyangwa ibiryo byo muri restaurant, amata cyangwa ibisigara nyuma yuko uruganda rwarangije gutegura no kubika imbuto cyangwa amata byagenewe abantu, kimwe n'ibyo muri restaurant, ntibigomba kubikwa igihe kirekire ngo bigere aho bigaga. Iminsi ntarengwa yakagombye kuba ni 3. Ibintu byose rero bitaribwa bigomba gutoranywamo bikajugunywa. Igihe gikwiye rero cyagenerwa mu kubika ibiheri by'ibigori cyagombye kutarenza amezi 3, kandi bibikwa ahantu hinjira umwuka uhagije, hadafunganye kandi humutse neza. Naho ubundi ibigori bikunze kubyara urubobi n'uruhumbu, aribyo bita aflatoxine, biviramo uburozi bwitwa aflatoxine nyine bukunze kwica ingurube no kuzidindiza mu mikurire yazo. Ibiheri rero by'ingano bibikwa neza kurushaho. Nshuti bakunzi ba Farmers TV2, reka nkwibarize wowe muri iyi episode yawe. Uyu munsi ibyo tumaze kwiga tubonyemo ibintu 3. Tubonyemo ibiki n'ibiki. Nakubwiye ku biryo ushobora kugabura bishingiye ku bijumba. Nkubwiramo ibijumba, ibirayi n'imyumbati. Nakubwiye kubishingiye ku moko atandukanye y'ubwatsi. Mu bwatsi twabonyemo ibigiye bitandukanye, harimo za alfalfa, coriandre, la sienna, clitoria n'ibindi. Twongeye tugarutse kubishingiye kubijyanye n'ibyo mu gikoni. Ese wowe kuri wowe uyu munsi wungutse iki? Nyarukira muri comment hasi utubwire, hanyuma unatubwire icyo wifuza ko twaza kuganiraho ubutaha. Reka nkwibutse ko nta handi wasanga amafoto meza uretse muri 9 Image Studios, kandi ikindi nuko muri 9 Image Studios tukwigisha ibintu bigiye bitandukanye, harimo mudasobwa, harimo kwiga gukina filime, harimo kwiga kuzitunganya, harimo gufotora, harimo gutunganya amashusho, gutunganya amafoto, ndetse duhugura n'abantu icyitwa ubunyamakuru. Umunyamakuru araza akitoreza ku makamera yacu, tukamwigisha uko yitwara mu bijyanye na reporting, tukamwigisha uburyo cyashobora kujya kuri tere, tukamwigisha uko inkuru zifatwa, tukamwigisha uko inkuru zikorwa, ndetse kandi tukanamubwira n'amahame agenga itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange.
reka rero nkwifuriza gukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Murabizi neza ko Farmers TV 2 ibategura ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko mbararika ko noneho turaza no kubatangira kubaha ibiganiro biri live muri studio za Farmers TV 2, ubundi tukajya tubana ndetse tunabatumirira n'abatumirwa bagiye batandukanye, tuzatugenda tuganira twibaza ese ni gute umuntu ashobora kubaho kandi akabaho neza, ndetse ni gute umuntu ashobora kubaho akabaho mu buryo bwisanzuye kandi afite ifaranga rivuye mu buhinzi n'ubworozi. Nge rero nari Imana Irangunda Jean Paul, kuri kamera hari Keria. Bye bye, ciao ciao. Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart.